turabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dushimye Imana yongeye kudutera iteka ko twongera kugera kuri iyi televiziyo Imigabane 2 TV, kandi muri cya kiganiro cyacu cyiza indorerwamo y'umuryango. Ubushize nari ndi kumwe na Christina, dusoza ikiganiro cyacu tugeze ahantu haryoshye, atangiye kutubwira iby'umusaza waje kumuvura atamuzi. Christine, ngo ikaze muri iki gitondo nanone, kandi Imana iguha umugisha, kongera imbaraga n'amavuta kugira ngo wongere ubone umwuka wo kongera kubitubwira bifite imbaraga n'amavuta yo guhindura abantu. Ngo ikaze rero nanone, ndagushimiye witanze kandi wagize neza, wazindutse. Nongere gusuza abantu badukurikirana, abari mu gihugu, abari hanze yacyo, abatera inkunga mu buryo bumwe n'ubundi. Amakuru turayamenya kandi rwose ntabwo ari byo kwirengagiza. Turagushuje Kamagaje, turagushuje mu izina rya Yesu. Ubutaha uzaza utubwire mu itangiriro ry'umuryango nawe. Tuguhaye ikaze, ntekereza ko udukurikirana. Turabashuhuje mwese, abantu bo muri Betaniya, abadukurikira bari mu gihugu, abari hanze yacyo. Nkumbuye umuntu witwaremo cyane na Charlotte, ndabakumbuye rwose. Ubutaha nzababone ahangaha, kandi namwe mbahaye ikaze n'imirimo mishya, mugubwe neza. Rero Christine, wasize abana baraho nukuri, baba diakone n'umutware bameze neza, barashimira. Bakubwiye ngo ugende kandi ukomeze uvugire Imana cyane nukuri. Rero nibuka ahantu twagarukiye kuri wa musaza, utangire uvuge ariko utubwire koko. Nanjye uno munsi niteguye kugutega amatwi uko biri kose, ngo haye ikaze rero na karibu, ngaho komeza. Yego, urakoze nukuri, nta kibazo, twatangira. Yego, nkuko bisanzwe rwose, nkuko bisanzwe. Tutangiza isengesho tugasoresha n'irindi. Imana yacu niyo kwizerwa ibihe byose, tutayifite ntaho twagera, tutayiyambaje ntaho twagera. Ngaho reka dusenge. Ni njye usenga cyangwa ni wowe? Nta kibazo, aba ari iki? nawe wasenga. Yego, turagushimiye data mwiza, tugushimiye ko waturindiye Christina kugira ngo ubuhamya bwe buzagere ku bantu bose. Tugushimiye ko muri indorerwamo y'umuryango ugiye kubaka umuryango mwiza ukiza ibikomere muri iki kinyejana. Bana natwe muri aka kanya, utugirire neza akanya tumarana. Ubwiza bwawe utugotesha igicu nka cya kindi wagoteshaga Abisiraheli, maze tuvuge tuvugishijwe nawe. Dusenze twizeye ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amina. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Nukuri urakoze cyane. Duheruka kuganira tuvuga ku musaza waje kumvura munsi y'igiti. Yizanye nawe umuhamagaye, mbona araje. Yego. Umusaza akihagera, nkubwira ko yaje asanga azanye n'abadamu, aravuga ati mugende murasanga umwana uryamye munsi y'igiti hariya. Noneho muramubona afite ikintu cy'ikibyimba mu mugongo. Icyo kintu nimukibona murabona ko mvugisha ukuri. Yego. Nanjye mbonye abantu ndikanga kuko sinashakaga ko abantu bambona, sinashaka umuntu ubona ko ndwaye. Urabizi umukobwa yamaze kuba gakumi, igihe cyose ntishakaho ikibi ko abantu bakibona. Igihe cyose umukobwa aba ashaka ko bahora babona ari smart, nta nenge yagize. Ubwo rero ndajya kubona mbona mama baraje, ndavuga nti ko nabujije mama akavuga ko narwaye nibera munsi y'igiti, none kuba nzantaye hanze. Ko amvugiye amabanga, kandi ntabwo uzi ko ushaka gukira indwara yirata buryo. Ntabwo ibyo nari mbisobanukiwe, nishakira ashaka gukira indwara arayirata. Ubwo byaje kuba ngombwa, abakecuru baraza bangeze hejuru, bari banzi ariko mu bihe byatambutse badasobanukiwe uko byagenze. Mbona batangiye kurira. Abakecuru baje bangeze hejuru, babonye iki? Noneho ubwo bahise baca bugufi, batangira gukora ahandi umugongo wa musaza yababwiye. Mbona bagiye hasi barakumbagaye, bararize. Nanjye aho ndi igitima kiratiha, numva ndababaye cyane ko babonye ibyo bintu. Umva abakecuru bamwe nari imbazi, barafite abahungu b'abasore, bari bafite iki? Ndavuga nti ndagaragaye. Ubwo nguko hari ukuntu bajyaga banakwishira n'akajisho, umvaga nanipfura nta numbonye. Nawe urabyumva. Ndavuga nti baba nta bakecuru bazije bagenda babwire babana babo bati cya gikobwa turakibonye, dusanze kimeze gutya. Ngo wa musaza yise azamuka. Nayo icyo gihe twayivuzeho ukuntu yahise azamuka araza, ahita abwira mama wanjye tumva njye mvura abantu nsabye ibimasa 2.
mvura abantu nsabye ijerekani ya waragi, mvura abantu nsabye imitwaro 2 imitwaro 20 y'amashiringi. Urumva byari bugande. Aravuga ati ariko mwebwe kuko mbona ntayo mufite n'inka mwarazinyazwe, ngiye kuvura uyu mwana kuko ntawampamagaye. Aho hantu mfite ikintu cyo kuvugaho, reka mvuge mbwira abantu badukurikiye bakurikirana indorerwamo y'umuryango, mvuge ngo ibintu byose bisaba ibitambo. Mu buzima bw'isi ibintu bisaba ibitambo. Ngo yaguciye inka yacaga imasa 2 ariko bamuhamagaye, yego, agaca ijerekani ya waragi n'imitwaro 20 y'amashiringi. Bivuze bya kiriya gihe by'uriya mwaka byari ibintu biri hejuru cyane kandi bajyaga kumufata n'imodoka. Bakristo, natwe twige gutamba ibitambo by'ibyo twamenye kugira ngo twakire ubuntu bubonerwa mu migabane 2 muri Kristo Yesu. Niba umuntu ajya kuvura umuntu akamusaba ibitambo by'ibimasa 2, bivuze ko natwe twazana ibibyibushye imbere y'Imana. Sibyo? Ubwo reka mbirangize mvuga ngo niba iby'isi bisaba ibitambo, n'iby'ijuru bisaba ibitambo. Kandi koko ibi bintu nibyo. None se ko Yesu nawe yatwitangiye akatubera igitambo, agatanga amaraso ye akabambwa ku musaraba, igitambo. Ubutaha nzatumira pasiteri wa Betania, Pastor Innocent, avuge ku bitambo, avuge ku bitambo by'umurimo w'Imana. Kuko niba isi idusaba ibitambo kugira ngo tubeho, bivuze ko no mu Mana dusabwe ibitambo. Uvuze neza cyane, uvuze ijambo ryiza cyane. N'ijuru risaba ibitambo. Yego, bisaba ibitambo by'imibiri yacu, kwitanga, ugatanga n'ibifatika. Erega na kera bararitanga. Yego, kera batangaga inuma z'intungura bagatanga. Umva by'abantu. Nuko umusaza nibwo atangiye kumbaza uko mbabara, ndavuga nti ye yibacyana nabashaka kwikoraho mbabara, nakabaye narikatagwe nkukuramo ibimbabaje. Ngaho hera usko ngo yashatse urwembe rukabura agakoresha urwe, ariko n'ubundi yarasanzwe akoresha. Atangira kunkatagura ngo ntidura ndahumva ikintu, akagikuramo kikagwa hasi kikigenza. Hasokaga amaraso abumbye, basatura bagasanga hagati n'umukara, hakavamo ikintu kikagwa hasi kikigenza. Icyambere nabonye cyari kimeze nk'igitegangurirwa, ariko kikiri umweru, ariko kivuye hagati mu maraso y'umukara, kigiye hasi kirigenza, kivuga nk'isazi, kivuye nk'ikigeze arakirapfa, kiri mu mubiri, cyari mu mubiri. Kimereye nabi, ariko ubwo nyuma yongeye akoze ahandi akuramo ibintu bimeze nk'amagufwa yashiririye, ariko kujya biva hagati y'amaraso, akuragamo amaraso akagwa agasatura hagati y'amaraso. Ndumva unkanze, ndikumva nikanze. Noneho kandi ishishuru meza kuko tubanye igihe, ntago byari byose. Tubanye igihe wavuye ahantu kuri, ntago byari byose. Yewe ufite impamvu yo kuvuga Imana, ufite impamvu yo gukizwa. Uzayivuga. Yo haleluya. Nina nukuri. Ibintu biruzura hasi aho arambwa ati nejo budi nzagaruka. Ariko akirimo nkuramo bya bintu, nabwo ukuntu umukecuru yamukubise amasakiruka nkahunga. Wa mukecuru wabiteye. Uriya mukecuru yagira ukuntu asanga nijoro, akambwira ngo harya mbona arakuroze. Ntabwo ari mukecuru nabibwiye ndi. Ati wowe wabibwira wese ntacyo bazankoraho. Nakubwiye ko nta ntanga mfana, urumva yari yaracuze. Nta mwana w'igitambambuga mfite cyane ko banapfuye bagashira, ntabo yaragifite. Ati ubwo noneho na nyoko w'igicucu utazi kuvura n'ibicurane azangira ati. Ariko ntamenya ko mu ijuru hari Imana itabara. Hari indirimbo bana bajyaga baririmba kera muri Ecole de Dimanche. Yavugaga mu ijuru hari Imana. Nina haleluya. Mu ijuru hari Imana. Hari Imana n'ukuri. Mu ijuru hari Imana. Yewe Yesu, mu ijuru hari Imana. Imana yabaye ku buzima bwawe Kristo. Hari Imana. Ubu jewe nashesha urumeza ndikumva. Buriya nagize isomo rikomeye cyane. Imana igitumye tutarayimenya. Yego. Idukunda tutarayisobanukirwa. Bigatuma ubasha kwimenya kuko yagize ite yagukunze. Yego. Yabanje kudukunda sha. Nuko ubwo byabaye ngombwa, umusaza aramvura nyine kuko yabikoze iminsi 3 ku munsi wa 4, arambwira tumva rero hari ikintu mukeneyeho,
hari icyo ngushakaho wa mukobwa we wazize ubusa nta kibazo dore bari barakuroje inyonjo izaturuka mu mugongo indi igaturuka mu nda kugira ngo utazaheka abana ariko satani kuko buriya no muri buriya burwayi naje kujya hariya naje kujya kukubwira nagiye ntuzambarara nifurije barambwiye ngo sinzigera mbyara kuko umugongo warajegeye ntuzigera ubyara na rimwe yego ariko butukira aho tuvuge ngo ubyaye abana bangahe umva mfite abana 7 yo haleluya bivuze ko abantu bavuga ngo byararangiye ariko ku mana bikaba bigitangira yego bikaba aribwo bitangira nduko ubwo noneho ati ntuzabyara na rimwe ariko ibyo ari byo byose imana igushoboze uzibereho basa amahoro ndavuga nta kibazo reba ku myaka yawe mitoya kwakira ko cyane ko nakundaga n'abana kubi nakundaga abana cyane iwacu iyo cyane ko muri bwa buhamya bwa mbere wari warabaye na responsable nk'ufite abana kandi nta burage cyane namba kubona umwana ubabaye hari ikiganiro tuzakomeza mu bw'urukundo nigeze no kurera abana b'umuvandimwe 6 yego niyo mpamvu imana yagushumbushe nawe ikaguha benshi yarabaguhagije Christine turi kuvugana afite abana 7 kandi yatangiye kubyese yakiri n'umukobwa arera abana watarabagira ni wakire rero nawe kugira icyo ukora kandi nta n'icyo urabona tangira itoze niba uri umukobwa reka tubwire abakobwa nimutangire gukunda abana niba mushaka kuzabyara nibatangire gukunda abana b'abandi bataragira ababo nibatangire kubaha nubwo bataragira nabo bubaha iyirwamo y'umuryango tuba tugomba kuvugisha abantu bose niba twigisha abakobwa bacu abakobwa bakijijwe bige kubaha ba papa wabo bubahe ba basaza babo kugira ngo umunsi babonye n'abatware bazamenye ukuntu bazabubaha bakubaka rukabaho dukeneye ko ingo ziba nzima tukabona umuryango Kristo avugiramo tugahesha Imana icyubahiro wakunze abana utarabagira hanyuma Imana ibireberamo nawe irangije n'abagore muganga ati ndabona kubyara rwose birangiye dushimiye Imana ariko ndabyakira nyine numva ko ubwo ngubwo ariko bimeze uravuga uti nubwo nkize reka ndwane no gukira niyo ntarira n'ababandi nakundaga abana ntita ko nabyaye cyangwa nzabyara ubwo byabaye ngombwa umugabo arangije ngo ati waruzi n'ikindi ansubiza ku ijambo nakubwiye ko nahize narababaye naririwe cyane ako Christine uzi ko nakurogoye utambwiye ukuntu uwo musaza yakubwiye ngo nawe hari ikintu ngushaka ngira cyakira cyane ko atari yaguciye amafaranga bya bimasa yarabibuze ya mashiringi arayabura mu buzima bw'ubuhunzi nawe ntacyo wari uriho mwari empty mu muryango wawe n'inka zari ziri barimo bazishimuta ziribwiye twari aho ngaho ntabwo inka zari zifite mbese uburinzi niba mbyibukana neza ntabwo papa wawe yari akeneye kukuvuza kuko nawe bari yari yaramaze kwangirika wari wo kurengerwa n'Imana koko ababyeyi badahari Imana irakora umusaza yarababaye cyane ambwira ati akugeza kuko ubu wazize iki ndavuga nti nuko byagenze arambwira ati noneho rero nti hari icyo ngushakaho ndavuga nti ndumva giye wambera umugore mbese yashakaga kukwihemba aho atabonye yanka aho atabonye za nka akuvura kugire muzima narangiza ati umutwa wanyemereye kukuvura ariko nsanze nta kibazo wazize nsanze utari umukobwa mubi nsanze utarashize n'isoni ariko ndashaka kukugira umugore yaraje ari umusore se yari afite umugore umusaza cyane usaza rukukuri ndatekereza cyane subiza ubwenge igihe ku gihe nibuka ko nigeze kuvuga nti Imana niyo nabona umvura icyo ansaba cyose noneho nta kintu bivuze ngo ntabwo wigeze komeza Christine kandi
komeze ngira vuba uri kunyicisha amatsiko aho hantu yewe Yesu w'i Nazareti none nibuka ko icyo kintu nagihize kandi umuhigo Bibiliya aho naje kumenyera Bibiliya kutubwira atubwira ngo aho guhiga umuhigo utazahigura yego birutwa nuko utawuhiga ubwo byabaye ngombwa umusaza ndaceceka sinamushubije yego so we wifatiraga imyanzuro sije nifatiraga imyanzuro gusa yagombaga kubanza no kubinyuzaho akambwira ati byaba byiza umbereye umugore yego abona sinshubije abona ntacyo mvuze urumva n'umuntu mukuru yarebaga kurusha uko nabibona hari ngira ngo abona ko habayemo akabaza ariko abona simvuze n'uburyo yari asanze mbabaye yego aravuga ati umuntu ntashobora kubihakana yaguprofitiye mu kababaro kuko hari igihe isi gidufatiranira mu tubazo kugira ngo iturundure yego ndaceceka ndatuza cyane umusaza amaze gutaha mbitekerezaho na mama wanjye sinabimubwiye mbitekerezaho bukeye umusaza bongera bajya kumufata ngo agiye kuvura ahantu bita Rwagikara niyo ngiyo Uganda agiye kuhavura aza kumfata nari namaze kubasha kugenda arambwira ati ngiye kuvura kandi turajyana ndambwira se muzehe kubera iki ati ngomba gutwara ko hari imiti ndi butange nawe ugomba kunywa sinatekereza ko hari ikindi kinyuma mbona ko nkivurwa wenda nibyo kuvurwa n'iki donc uragira ngo arimo arakureba uko umererwa umusaza twarajyanye aravura umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ndacyari nawe aho ngaho ariko masanga abana b'abakobwa bangana nanjye turakundana turafashanya akazi nawe namaze guhaguruka nuko bwageza nimugoroba tukajya mu mashyiga tugateka tukagaburira abantu tukajya kwiyuhagira tukajya kuryama umunsi wa gatatu umusaza aransa arambwira ati barabwira ati mumpamagare wa mwana nazanye ndagenda arambwira ati uyu munsi turararana bya bitambo urabona ukuntu Satani akora nabi ndeba umusaza mu maso ndambwira ntabwo turarana kandi yarakuvuye ndagenda ndumva mbikeneye ko nakubwiye ko uzambera umugore niyo mpamvu udashaka ko turarana ndavuga nti nibwo nakubira umugore ariko ntago ari uko twaryamana ati kubera iki ntago nshaka ntago nkunda namaze kukubona ndaceceka aho sinavuga yego cyangwa oya arambwira ati niba unanyanze kuko nshaje mfite abana b'abasore urabona ko ntari umusaza mubi reba umusore wanjye uko asa ndakujyana umuhungu wanjye azakurongore mbese bivuze ngo wowe wagombaga kureba se kugira ngo bitume ubona n'abana be ko baba ari beza yego ni ukubisashushanyiriza ati ubwo urumva ibyo ari byo byose rwarongorwa n'umuhungu wanjye w'umusore ariko uzambera umugeni pe bya bitambo by'isisha bya bitambo umusaza ndamubwira nti yego iyo twananiwe gukorera Imana aho ndamwikirije ariko ndavuga nti ndihira ndavuga nti Imana uyu musaza kuza kumvura ntago yaje namutumyeho abajya kumuzana hari icyo baba bamushakaho kumvura yavuze ko ari umutwe we ikindi si umunyamasengesho ngo arasenga bigaragara ko afite abazimu benshi none yari kugushyiramo nk'abandi 5,000 aba bazimu nabo bagaragara ko ari bo bantunze kugira ngo mvurwe kuko yavuze ngo umutwe w'umubwiye kukumvura si n'Imana yamubwiye ngo akuvure Imana yamubwiye ndavuga nti uyu musaza ushaka kunjyana aho ntashaka kunshingira abazimu aho ntashaka kunshingira abadayimoni be niba bemeye kujya kuntoranyaho ndwara iyo ngiyo ntawe uhazi nagirayo bakankoresha ibingana iki ntabwo ibintu by'abadayimoni ni mu mutima wanjye nabyutse nanga abadayimoni ndavuga nti muzehe ndabyemeye kunshingira umuhungu wawe ariko ndangije ntangira gusenga rero nturanye n'umwana w'umukobwa witwaga Mukamutesi niba nyumvisha Imana imuhumugisha ari mu Mutara yego Mukamutesi turagusuje mu izina rya Yesu nawe umukozi w'Imana ukomeye cyane ari umwana wo mu rugero rwanjye nkakunda ukuntu asenga nkajya numva barakore baririmba nkanezerwa nkanyurwa numva biranshimishije ko Mukamutesi akaba inshuti yanjye iteye ubwoba nkamubwira nti Mukamutesi buriya narahize ariko jye nahize ko nzambara agatimba ababyeyi banjye bakanezerwa ibyo ntakajya ahora aseka bimbaza akajya gusenga akaza akansuhuza tukaganira bucya arambwira ati
ariko wazaje tukajya tujyana gusenga Yego, nuko ntangira kujyana gusenga na Mukamutesi urumva twari twagarutse umusaza utegereje ko agushingira umuhungu we ubwo yaje avuga ngo azaza gukwa inka 12 nka byiyongeye mu gikonyine ati nzakwa inka 12 nzazana ibi ariko mu nk'umugore yego papa wanjye acyumva inka ati ndamutanze n'ubundi nta umukobwa wenda uzazi kubita inkoni muzeno yo mu mujyana yego ntazanaharare papa yenda cecetse ngira Mukamutesi ntimfasha dusenge iyo ati ngwino ku rusengero ubwo rero ndumva ari nayo nzira ari naho agakiza katangiye ntangira kwinjira gusenga ninjirayo aramfashije turasenze ndavuga nti mbe ko musenga nkabona murajya mu ndimi hasi sarizo si igifaransa si icyongereza si igiswahili si ikigande ndimo numva si ikinyankore undi ururimi mvuga n'uruhu ati ni ururimi rw'ijuru ruvugwa n'umuntu wakoze iki ati wasenze cyane agahamanya n'Imana umwuka wera akabasha kumwinjiramo kuko hari ibyo aba yiyambuye n'umuntu wiyambura ikirira ati bya yego Mukamutesi turaturanyura nzi nta byaha tujyana kuvoma tujyana bwatsi turabohana buriyo uzi ibyaha bingarika ati niyo mpamvu ushaka gusenga ati njye numva nta kinshira urubanza kuri wowe noneho kuki igihe navuga ziriya ndimi yego ati wanza winjire neza usenge uwo mwuka wera kubone yego ni none ko nta byaha mfite umwuka wera kuki atari kuhita nyinjira ati we ntabwo yakwinjiramo aka kanya ati wanza unamusobanukirwe ati yakwinjira mutaramusobanukirwa ni none biransaba iki ati senga cyane ntinkore ikiriro ati tujye dukora amasengesho tugasenga ndagufasha yambwira nidushaka ntireko ntuzasengera iwacu n'abanyagatolika cyane no kujya gusenga ndabanza nkiharahara nkababaza ibyo bifuza bose mpereye ku mwana kugira ngo bandekure reka aho hantu mbwire abana b'abakobwa bajya bashaka kujya gusenga badasize ibyo bakoze wowe warabanzaga ugakora uturimo twose turimo rero turubaka umuryango wa gikristo reka tubwire abana b'abakobwa n'abahungu kandi mujye mugerageza kujya ku rusengero murebye ko mu nzu hakorobye murebye ko amazi mubaze umubyeyi ngo mama nta kintu nasiga ngufashije tante nta kintu nasiga nkoze uwo mubana wese mubaze ngo nsige nteguye iki kugira ngo bituma nakubohora ukagenda agusabiye n'umugisha akakubwira ati cyo nyaruka ntekereza ko bifite undi mutaka bitwikira tubwire abana b'abakobwa mwige gukora hano turimo turarema umuryango mushya usobanutse nuko ngukamubaza ngo nkora iki kugira ngo mbohoke urumva uriya mukecuru akiduha agitanga ibintu mu rugo papa wanjye ntabwo yigeze n'ubundi wakira yakomeje kuba umunyamahane urenze urumva njye yandyamishije nari umukozi nicururiza n'utuntu twose n'abatunzi sasa namaze kwinjira mu gusenga nabanje gushaka gusubira gukora ngiye gusubira gukora batangira kujya baterura abakobwa bimwe babajyana babatwara uwo bashaka bakaza bagatwara bakajya gushaka ari yawe tuzamufatira mu isoko ntazatugora ntangira gucika intege zijya mu isoko noneho ahubwo numva nejejwe basi cyane no gusenga nkakoresha utwo nari mfite nari mbashije kuba mfite noneho papa rero yari umunyamahane cyane yarazaga ati uwo mukobwa wigize umusazi ngo ujya mu warukore harya ari he batari ko yamishe yakubuye yashenye yavomye bati reba uko mu rugo hasi mama ati nemeye kumuha uburenganzira atari ku mwana wanjye koko ati ni mu mubohore ati ibintu akora rwose nta kibazo ati muneka ibyo bisazi bye ni akazi ke ego n'ubundi tujya dukizwa yarangije akazi ubundi tujya dukizwa tubwire abantu bari kureba indorerwamo y'umuryango tujya dukizwa abantu bakadufata nk'abasazi bakabyita ibintu by'ibisazi by'ibidafite gahunda ariko ntabwo ari byo kandi ntabwo ari byo kwa Kristo hari ubuzima kwa Kristo hari imibereho kwa Kristo hari uguhindurirwa amateka kwa Kristo hari ubuzima bwiza ahindura ibintu yego nuko noneho papa wanjye akambohora Mukamutesi ati tugiye kuzajya gusengera ahantu mu ishyamba tugiye dusengera turi korari yari umukorari iyo korari yitwaga abageni yari umuririmbyi atahana abageni turirimbira tugiye turi abantu benshi ariko noneho wowe turagenda turi babiri kuko hari icyo dushaka kuwiteka bivuze ngo ubuzima bwo kwihererana n'Imana ntitugende n'ukuri
turagiye tugeze muri iryo shyamba hari ahantu kure kandi hari inyanja yitwaga Lake na Kivari. Iyo Lake na Kivari rero yagiraga ishyamba rinini haruguru hagatura impunzi yo ikaba ngari. Harimo inyamaswa zose, harimo imvubu, harimo ingona, hari n'ibindi bintu bihazunguruka muri iryo shyamba by'inyamaswa birimo ngo nibyo bita abacwezi b'abadayimoni. Twaragiye saa 12 nayo ndangije akazi kose mbibwira mama wanjye ntitugiye gusenga ariko mu rusengero kuva ko ngiye mu shyamba nganyemerere ndibeta. Tuba duciyeho na Mukamutesi twambaye imyenda y'urugamba tugeze tumona turonze ishyamba rya mbere twinjiyemo ndani tuberekera inyanja mbona tugiye haruguru numva umutima uti we ndeba burije nagira ubwoba kuba ubu kujya muri Yesu ni byiza yarabukumase cyane. Mukamutesi ko burimo bwira twinjira mu shyamba ndani mbese bimeze bitatu tugiye gushaka Kristo kandi Kristo ni byose kuwo mufite. Niba ufite Kristo ntugire ubwoba. Ni wa wundi ushaka ko azanakwambika reka nkubwire ikintu wari ukurikiye Kristo kugira ngo urebe ko wacika wa musaza na bya bintu nubwo yakuvuye ariko hari Kristo ukeneye ko yazakwambika ikanzu yera bituma ushira n'ubwoba ukomeza gupenetra ujya mu ijambo. Reka nkubwire nitugaruka undi munsi uzavuga ku buzima bwo gusenga nta kintu nzavuga. Reka uzavuge ku buzima bwo gusenga gusa utubwire ukuntu watangiye niba waratangiye ukuvuga hanyuma reka dusubikira aha ngaha twitse dusome ku mazi. Niturangiza uzatubwira ibisubizo by'Imana n'ukuntu wagendanye na Kristo mu buzima bwawe. Ufite ibintu biryoshye. Reka turacyafite igihe kinini igihe umwami azatwemera kuvuga ibi bintu. Reka dusubikeho gatoya nawe senga usengwe isegonda cyangwa umunota maze dusome ku mazi. Imana Data wa twese ndagushimira Uwiteka nicyo cyubahiro cyawe gihoraho iteka ryose. Duciye bugufi nyakubahwa cyubahiro cyawe kiganze gikomeze kuba hagati muri twe. Ndagushimye ko kitwemereye kuvuga ibyiza wakoze. Komeza kutugirira neza kandi n'abatwumva banezezwe kandi bafashwe no kugira neza kwawe. Urakoze kuko bitwemereye Data nyiri cyubahiro n'utwongera no gura tuzavuge kugira neza kwawe mu izina ry'Uwaducunguje amaraso Yesu Kristo. Amen.